Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze bakunzi ba UBURYO YouTube channel. Aho mufunguye iyi video muherereye hose, imirimo mukora igiye itandukanye umunsi ku wundi mutibagiwe na mining zigiye zitandukanye zikorerwa kuri telefone. Turabasuhuje cyane, reka twizere ko aho muri mumeze neza. Twongere tubonereho no gusaba nanone wowe utarakora subscribe ku UBURYO TV ko wakanda subscribe ukemeza no kuri ako kazogera kugira ngo ikiganiro cyose cyaprodinzwe kuri iyi channel kijye kikugeraho mu bambere. Guys, tudatinze uyu munsi tugarutse ku makuru ari kuvugwa kuri KYC ya Central Bank Digital Currency. Tugiye kwibanda cyane kuri iyi mining, aho tugiye kukwereka kugira ngo ukore KYC ya Central Bank Digital Currency cyangwa se CBDC ugomba kuba ufite app ya exchange ya Ancoin muri telefone yawe. Ugomba kuba ufite iyi app ya Ancoin muri telefone yawe kugira ngo ubashe kubona address wallet ya CBDC. Guys, rero twakoze group ya WhatsApp aho uraza gusanga link muri video description. Ujoining WhatsApp group urasangamo new app ya CBDC ndetse usangemo na app ya Ancoin, aho tugiye kukwereka uko urabufungura iyi app ya Ancoin kugira ngo uze gukora KYC. Nizere rero ko uko tugiye kugenda tubikwereka uko tugiye kubikora nawe ari kuraza kubikora kugira ngo ubanze ufungure account muri Ancoin exchange, uze kubona uburyo ubonamo address ya CBDC ukore KYC. App ya Ancoin irabimeze itya, nuko igomba kuba imeze muri telefone yawe. Hanyuma ukimara kugera muri group ya WhatsApp ya UBURYO TV Community new update, uraza gusangamo app ya Ancoin, urayidownloadinga. Ukimara kuyidownloadinga igeze ku 100%, urayikoraho bakubaze niba ugomba kuyifungura, uraza uklike hano handitse open. Guys, uko tugiye kugenda tubikwereka aba ariko nawe ugenda ubikora kugira ngo upasinga cyangwa se ucreating account muri Ancoin. Niyo nzira yonyine izagufasha kuba wakora KYC ya CBDC Central Bank Digital Currency. Ukimara gukora open, harahita haza iyi dashboard igusaba ko ukora install iyo app kugira ngo uyitresharije ijye muri application zawe nkuko twatangiye tubereka Ancoin uburyo iba imeze muri application. Uraklika hano handitse uninstall. Numara gukora install, uraza kuri iyi dashboard nanone nta kindi uri bukore, urahita uklika hano handitse open kugira ngo utangire uwuzuze imyirondoro yawe cyangwa se ucreating account muri Ancoin, uze kubona uburyo uzakuramo address ya CBDC. Iyi CBDC iri ku rubuga cyangwa se iri kuri exchange ya Ancoin, aho byose tugiye kugenda tubibona. Ukimara gukora open, uragera kuri iyi dashboard iriho uyu mugabo. Nta kindi wowe uri bukore, murabona ko welcome to more investment opportunity. Wowe uraza ukore hano handitse skip. Urakora skip kugira ngo ukomeze n'ibindi. Uraza uklika hano handitse skip, hanyuma numara gukora skip urahita ugera kuri iyi dashboard aho bakwereka gukora login. Kubera ko twebwe nta account dufite, muri Ancoin exchange, nta account twari bwa creating. Murabona ko hano dufite muri login. Uraza hariya hejuru iburyo bwa telefone ibumoso plutôt, ukirika hano handitse register. Guys, uku turi kubikwereka nawe aba ariko ugenda ubikora. Numara gukora register, urahita ugera kuri iyi dashboard. Iyi dashboard iragusaba kuyuzuza neza kugira ngo ube umaze gucreatinga account muri Ancoin exchange. Hambere mu gatablo ka mbere uraza kuba wuzuzamo email address yawe. Enter your email address, urashyiramo address email yawe.
kuri kabiri ushyiremo password, urakireya password irimo inyuguti nkuru, inyuguti ntoya n'umubare nibura biri hejuru y'imibarwa 8, hanyuma confirm password usubiremo ya password yawe. Recommendation code, hano kuri recommendation code twayishyize kuri groupe ya WhatsApp, code ya Ancoin cyangwa se invitation code ya Ancoin, na hano turaza tuyibashyirireho nanone, ariko urayisanga muri groupe ya WhatsApp ya UBURYO TV Community new update. Hanyuma iyo code niyo uri bushyire hano kuri please enter the referral code. Numara gushyiramo iyo code ukore registration, urahita ukirika hano handitse registration. Guys, uku turi kubikubwira nawe aba ariko ugenda ubikora. Hano nta kindi uri bukore, urakora allow kugira ngo iyi Ancoin imanaging cyangwa se nayo igire access kuri telefone yawe. Numara gukirika allow, ubwo urategereza hafunguke cyangwa se ukutegereza igikurikiyeho. Ukimara gukirika allow urahita ugera kuri iyi tableau. Guys, iyi tableau urabugezeho, icyo bari kugusaba ni ugukora verification ya robot. Hamwe bakubwira ngo reka barebe ko atari robo iri gufungura account, uraza ukirika hano kuri aka kaziga k'icyatsi kibisi, hanyuma uskororinge ujyana iburyo bwa telefone, uraba ukurura aka kaziga ukazana iburyo bwa telefone. Hanyuma icyo uraza kureba, uraba ureba tuno dushushanyo tubiri two hejuru, murabona ko kamwe karijimye ni umukara, akandi kari mu ibara ry'icyatsi kibisi. Urakurura kako mu ibara ry'icyatsi kibisi uringanize n'aka k'umukara. Numara kuringaniza birahita bigera kuri iyi tableau. Guys, urabona ko ukimara kuringaniza neza, babonye ko utari robot, barahita bakubwira ngo email verification code, please enter the code we sent to. Hano baraguha iminota 2 yo kuba bakoherereje code muri Gmail yawe. Ujye kureba muri Gmail yawe, urasa n'uvuyemo gato, ujye kureba code bakoherereje muri Gmail yawe. Hanyuma iyo code uraza uyipestinga hano mu tuzu tune, nusoza urakora confirm. Guys, muri Gmail nta handi uri busange code ugifungura Gmail cyangwa se inbox ya Gmail yawe. Iyi code biragusaba kurarebera muri spam. Spam niho izi code za Ancoin ziri buhitire. Murabona ko bashyize why is this message in spam. Urasoma nyine urabibona ko bashyize iyi code muri spam, ntabwo iri muri primary code cyangwa se primary message za Gmail. Urayisanga muri spam, aho uraza kuba ukomeza ukopia iyi code. Numara kuyikopia uyijyane hariya ugomba kuyipestinga. Ukimara kuyipestinga rero nta kindi uri bukore, urakora ya confirm wemeze ko iyo account ari yawe. Numara gukora confirm harahita hafunguka iyi tableau. Iyi tableau nimara kugeramo tayari uraba umaze kuverifyinga address email yawe ko ariyo yawe, ndetse na konte iraba yamaze kugera muri telefone yawe, konte ya Ancoin. Urakora kuri start, urabona ko account has been successful. Numara gukora kuri start urahita ugera kuri iyi dashboard. Guys, iyi dashboard ni ya Ancoin exchanger. Nongere nkubwire ngo wowe ukurikirana channel ya UBURYO TV, urebe muri video description, urahasanga link igufasha kuba wabona izi new update, aho twashyizemo update nshya ya Ancoin na update ya CBDC muri groupe ya UBURYO TV Community new update. Hano nuhagera urakika kuri go to login, ubanza ukore login kugira ngo winjire neza muri Ancoin. Guys, ukimara gukika hariya kuri login, uragaruka kuri dashboard, hanyuma mailbox hano urinjizamo enter your email address, urashyiramo ya address yawe, nanone hasi ushyiremo ya password wakreye. Nusoza kubishyiramo nta kindi uri bukore, uraza hano hasi ukirike kuri login.
guys, reka twongere dusabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe kugira ngo nawe ujye urushaho kubana natwe umunsi ku wundi. Kandi ni na byiza ko muri buze gusharinga link ya groupe ya Uburyo TV kugira ngo buri umwe wese abashe guparticipatinga, abashe kujya abonera amakuru ku gihe yifashishije iyi groupe ya Uburyo TV Community new update. Ukimara gukora login urahita ugera kuri iyi dashboard. Ahangaha tayari urabona ko amacoin BTC, Ethereum, TRX, BNB zose uraba umaze kuba uzigeraho. Ahangaha rero niho turi buze kuba tuvana address ya CBDC kugira ngo tubone uko dukora KYC ya Central Bank Digital Currency. Reka nizere ko nawe ukurikirana iyi channel ya Uburyo TV uko tukweretse ugomba gukora account, gukora register muri Ancoin, ari kuri buze kugenda ubikora kugira ngo tuze kugaruka muri video yacu ya kabiri tukwereka uko uraza kuba uvana address wallet ya CBDC muri iyi exchange ujye gukora KYC muri CBDC. Icyo usabwa rero ni ukujoininga groupe ya Uburyo TV Community new update kugira ngo aya makuru yose nizi update nshya ari ya CBDC ndetse ari niya Ancoin ubashe kuba uzibona byoroshye. Uraza kuba ubona izi app mu buryo bworoshye kugira ngo updating CBDC ndetse una creating account muri Ancoin, hanyuma uze kugaruka ukora KYC ya CBDC. Video yacu ikurikira irabikwereka uburyo ukora KYC muri Central Bank Digital Currency. Wibuke gukanda subscribe niba utarakora subscribe.